unyubahutse nkubahuka kabiri. Pastor Claude icyambere cyo nongere mbigusubiriremo ntago tungana, ni nayo mpamvu wabonye nanze kukubahuka. Iyo unyeretse ko rwose nta kibazo ufite nawe kandi uranabizi ko kenshi nagiye nkwereka n'umutima mwiza, urabizi neza uri inshuti yanjye sinteze no kuzakwanga. N'ubutaha tuzanakorana ibiganiro, nzongera ngaruka iwawe madamu wansongera ubugari n'inyama rwose nta kibazo, nifate n'igisusa andi nyuma gutyo. Ariko ibyo bintu ubutangiye kuza uvuga ubusabusa rero Gasuku, ntabwo ngewe mbihaye agaciro, sinanabyumva. Icyo numva ni kimwe, urumva nka Pastor Claude kwa ko nari ikigoryi cyangwa se nari inzanga. Ubundi navugana n'umunyarwanda, ndavugana n'umukongomani. Kuki wagiye muri Amerika witwa impunzi y'umukongomani? Ibyo byihorere. Kasuku ndagira ngo birumvikana yasabye imbabazi nuko yanze kwerura ko asabye imbabazi. Ibyo rwose kandi uranafashanya cyane, ibindi bintu abandi bantu bananiwe. Ibyo rwose nge nabyemera cyane, ndanabigukundira, ngira ngo urabizi buri munsi murabikubwira. Ibyo nabyo ndabikuba respecting gushyizemo. Ngukuriye chapeau Kasuku. Koka ko yari ikirize. Iki gisamburo cyitwa Gasuku mwabyumvise. Cya Pastor Claude ndagikunda pe, nacyo kirabizi ko ngikunda. Ariko nanjye ndagikunda, ariko ikibazo kirahubagurika, kivuga ubugoryi, nta magambo mazima kigira. Ariko rero kugira ngo uzavanga amasaka n'amasakaramentu ibiki yose ibyo byo ntibikureba bivemo. Sinakabaye nanavuga kiriya gikaritasi. Ubwenge bwanjye ku mashuri mfite, ku bunararibonye maze imyaka myinshi cyane. Gasuku rero ugomba kugira ubwenge, ukagira ubwenge bwimbitse, warize, ariko kandi kwiga kwawe ari umuntu yiga agaherekeza abandi. Rero icyo navuga cyo Nyamabondo, reka muhe noneho izina, nongere muhe umwanya wo kuvuga. Kandi natagenda neza Nyamabondo aratsitara ku kintu kimwe gusa gitume yerekeza Imageragere. Arakagenda noneho azagende, noneho azahereyo. Nyine baza wumve Nyamabondo, ibyo wifuriza abandi akagenda uhereyo, ntukagaruke noneho gukina, ntukagaruke kuri YouTube. Ibyo wifuriza abandi urakagenda noneho uhure nabyo bituma uhereyo. Ibigarasha nabonye byasaze, ngo urupfu rwa Tom ryabagamba nabonye byasaze, none se gupfa utazapfa. Usirigarasha twumva biba byapfiriye hanze, byo bipfa byishwe nande. Ikosa rihari nukongera gukora ikiganiro cya kabiri bavuga ngo yishwe nande. Urumva ikosa rihari bari bwongere gukora, ni ikindi kiganiro bongera gukora. Abo ba Rusesa wesi bo muri Amerika, babadurama b'ibicucu, badurama w'igicucu, umunsi umwe muzakubitwa n'inkuba itagira amazi. Bangire rero imashini nziza ku babyeyi mufite abana mwese, abana bari muri za segonderi bakeneye amamashini laptop z'ubwoko bwose. Ukeneye mashini laptop gana Kokosi, ni muri nivo ya mbere hariya mu mujyi kwa Makuza. Ibihe byiza shuti bakunzi, mudahwema gukurikira inkuru n'ibiganiro byacu tubagezaho. Mbashimire cyane mwebwe mwakoze subscribe, like na comment. Wowe rero utarayikora, reka nkubwire ngo umugisha w'Imana ukubeho kandi neza y'Imana rwose ntikabure kubana namwe. Mwebwe mwese rero ndabakunda, muri abantu beza, muri abantu b'ingenzi mu buzima bwanjye cyangwa se mu buzima bw'Ikaze TV Rwanda. Wowe rero uri kure na hafi, nawe nkubwire ngo uri umuntu mwiza, kandi nongere nkubwire ko Uwiteka yakuremye mu ishusho ye, kandi nzi neza yuko Imana ntibeshya. Umunyarwanda yabyaye umwana mwita Niyonzima, undi ati Sibomana, undi ati Ntihanabayo, undi ati Niyo Nkuru, undi ati Mbarimo Mbazi, undi ati Aho bantegese ho bambonera, undi ati Bararushywa n'ubusa, undi ati Bavugira ubusa, undi ati Bamvuga inyumvira, undi ati Barenga yabo. So bagiye bita amazina menshi rero, ariko kandi mbabwire ngo uko biri kose, hirya y'ibyo byose rero Imana izi byose. Ndagira ngo rero tuganire muri aka kanya, bitewe nuko
mu mwanya uza kuza hari ibyo nenda kwerekezamo, hari ibyo ngiye kujyamo, ariko kandi ndagira ngo tuganireho gato, hanyuma rero turebere hamwe twese twumve. Ku munsi w'ejo, ejo bundi uwitwa Kasuku yakoze ikiganiro anzana mu majwi, kubera yuko ntajya yumva ikiganiro, we yumva akantu gatoya ka intro nka bya bigarasha, kubera yuko ibigarasha buriya byo byumva intro, ntabwo ibigarasha bijya byumva ikiganiro cyose. Umuntu wese rero utumva ikiganiro cyose nka gisoze, yumva ubutumwa bwari bukubiye muri icyo kiganiro, bene uwo nguwo rero sasa iyo agiye kuvuga avuga homvaguruka, arahubuka, kubera yuko guhubuka kwiwe biba biturutse hehe? Guhubuka kwe bituruka kutumva akumvirana. Kasuku rero muzi nk'umuntu ubundi ukora, wajya gukora ibintu yabyitondeye, yabanje kumva, yabanje gutega amatwi akantu ku kandi. Nikore ikiganiro ejo bundi ndavuga nti Scovia na Minisitiri Nduhungirehe bombi banze kubwiza ukuri nyakubahwa umukuru w'igihugu. Ni kubera ko iyo bamubwiza ukuri yarababajije ngo ubundi ibintu byanyu nabonye bisirikira bimeze bite. Scovia yasabye ijambo, Scovia yarasabye ijambo, yamanitse akaboko bitewe nuko yendaga kugira icyabaza. hari umuyemusi rero yarebaga uwamanitse akaboko, hanyuma rero akavuga ati kanaka. Scovia yamanitse nawe ati Scovia kimanika gihaguruka, nyakubahwa President wa Republika aramubwira ati Scovia, mbere yuko ubaza banza unsobanurire ikibazo hagati yawe na Minisitiri Nduhungirehe. Scovia rero mu byasobanuriye nyakubahwa President wa Republika ntabwo yamubwiye akantu ku kandi. Yavuze ko yasabye imbabazi bitewe nuko wari umucuruzi, afite televiziyo, ejo itazabura abacuruzi, ejo itazabura abayiyoboka, cyangwa se akabura uko yakwamamaza abo yamamariza, bitewe nuko yavuganye cyangwa se yarahanganye na Ministry. Ibyo rero umukuru w'igihugu yifuza kumenya icyo bita idonido. Idonido bivuze iki? Idonido ni ukuvuga ngo akantu ku kandi. Kubera ko hagati ya Scovia na Nduhungirehe habayemo guterana amagambo ku mbuga nkoranyambaga, ari nayo mpamvu nyakubahwa President wa Republika yifuje kwinjira mu kibazo cyabo kugira ngo agikemure, agihereze umuti ubutazongera kugaruka kuri iyi mihanda hagati yabo. Hanyuma rero uwitwa Kasuku yagize gutya arahubuka, muri bwa buhubuke bwiwe musanzwe mu muzimo, atajya atekereza, no umuntu uhubuka utagira. Ariko jewe iyo numva gakorana n'inzego, ubundi urwego rukoresha Kasuku, ubundi urwo rwego ruba rumeze rute? None yongeye nkubwise kuri Kasuku, umuntu ukoresha ikigoryi nkawe, ikigoryi nka kira bagikoresha batubundi, cyarangira kirahubuka, kimaze guhubagurika kiraza ngo bwebwebwe pasa Claude. Hari nundi twavuganye ejo, abantu mutumva ibiganiro, cyangwa se umuntu yakumva yitora akaguhamagara ati uzi none ibyo kana kavuze, nawe ugahita uhubagurika, utazi gucukumbura, gushaka inkuru. Ubundi umunyamakuru, sindi umunyamakuru w'umwuga jewe, ariko kandi mu byo nkora n'ibyo mvuga byose mbazi umurongo utarengwa, hari cyo bita nyirantarengwa. Jewe nzi nyirantarengwa, nkamenya naho narenga. Igihe cyose ugiye kuri kamera rero uri igihubuke nka Kasuku, Kasuku arahubagurika, ni igihubuke, nta bwenge agira, yitwa ko yize, ariko ubwenge bwe burarutwa n'ubwa Barafinda. Kandi njye nababwiye ko ntemerana na Barafinda, yewe nanigeze no gukorana ikiganiro igihe kimwe na Barafinda. Jewe ndamubwira ni Barafinda, wowe ukwiye gusaba akazi ko gukina komedi mu magambo uvuga, ntukavuga amagambo ya politike, kuko politike ntabwo ikubamo. Ibyo bintu nigeze kubibwira Barafinda. Bitewe n'iki? Bitewe nuko rero uyu munsi wa none ndibwo ndabona Kasuku witwa ngo ni Jessica w'imipango Kambari wironja, amagambo avuga nta hatandukaniye na byenda gusetsa ya Barafinda seki ku Bufredi. Narabivuze nongeye kubisubiramo. Iyo utihaye agaciro ntabwo ushobora kuguha agaciro. Iyo utiyubashye ntawe ushobora kukubaha. Ushobora kuba umuntu ku giti cyawe, wowe ukaba wowe,
jewe nkaba jewe n'undi akaba we, ariko kandi hirya y'ibyo habuzemo ubumuntu, hakaburamo ubunyangamugayo, hakaburamo ubwenge, knowledge utagira wowe Gasuku. Icyo gihe rwose n'abakubahaga n'abaguhaga isura yabo kugira ngo barebe ibyo uvuga, bitegereze ibyo uvuga, batangira kugucisha ijisho bagasanga ntacyo umeze nk'umwanda ibyo uvuga byose. Kubw'iyo mpamvu rero narakubwiye ngo ugiye nubaha, kuko ntabwo uragira ku rwego naguhereza ibyawe nkuko nabihereza ibigarasha, ariko kandi ntibivuze iyo unyubahutse nkubahuka kabiri, iyo unyeretse ko rwose nta kibazo ufitanye nawe, kandi uranabizi ko kenshi nagiye nkwereka n'umutima mwiza, urabizi neza, ariko wabuze ubunyangamugayo, wabuze umuntu muri wowe, wabuze ubwubahe muri wowe, wumva ko ukomeye. Kasuku narakubwiye ngo muri iki gihugu sindi umushyitsi, nkubwira ko ntari umushyitsi, kandi n'umushyitsi ukigezemo wanyuze kuri boda akanyura muri migration ubyemererwa, nawe nubwo yaba ari umushyitsi ariko ahabwa uburenganzira aho yakomanga yakingurirwa ari n'umushyitsi. Haswe rero giye sindi umushyitsi. Ibyo bintu butangiye kuza uvuga ubusabusa rero Gasuku, ntabwo jewe mbihaye agaciro, sinanabyumva. Icyo numva ni kimwe, kubera yuko iyo wiyubashye umuntu arakubaha, iyo wiyubahutse umuntu arakubahuka. Hari n'undi muntu wamamagaye ejo, jewe mbabwiza ukuri, jewe ntabwo mbera umuntu ngo nzajya amagara, sinshobora kuvuga. Gasuku, igihe Theo yaguhaga iby'iwanyu ninde muntu wahagaze muri social media? Sijya wahagaze, ninde muntu wakuvugiye? N'abandi baguhaye iby'iwanyu, bakagutuma ababyeyi, bakagutuma iby'iwanyu, ninde muntu wahagaze arakuvugira? Sijya wakuvugiye. Magashi bamuhereje ukuri kw'iwabo, sijya wahagaze ndamuvugira. Ariko mwebwe murashaka umusaruro muri jewe, mwebwe mudafite. Ubu rero igihe kirageze, wakati umetimia, saa imetimia, ili kusudi yoyote yure atakaye nishambulia mimi nimushambulie mara pili. Igihe kirageze uwundi mahintambara nge mureme ebyiri, kandi ibyo byabwije ukuri. Nkamagashi mu minsi yashize, nkamagashi ubu mfite ibiganiro 3 nagize privé byo kuri Magashi, jewe ntabwo ndi umuntu sidagafuka imvugo rimwe, nta nubwo ndi za mboga bapfa gushyira mu isafuriya gutyo. Ntabwo ari byo. So rero icyo rero nakuvuga ni iki, mujye mubaza mutega amatwi ikiganiro mucyumve neza, nimumara kumva ikiganiro hanyuma uhamagara umuntu utariko ikiganiro cyawe cyose nacyumvise, nahereye ku munota wa mbere, nahereye kuri intro, numvise intro ibyo wavuze, nifuza kumva ikiganiro cyose nacyumvise nakirangije, ariko ibiri muri intro nabisanze ku munota uyu n'uyu, ngeze ku munota uyu n'uyu nahumvise ibi n'ibi, ngeze ku munota uyu n'uyu nahumvise ibi. Ibi bintu byagenze bite? Wabitewe n'iki? Icyo gihe umbaza ikiganiro koko, nanjye yo numvise cya kiganiro nkakurikira cya kiganiro nkasanga ibyo ubaza ari ukuri, ngo ubusobanuro bw'ikiganiro. Ibyo bintu bamwigize Gasuku bawigize cyane, ariko Gasuku ubu urumva uri iki wowe? Ufite agaciro karuta abandi wowe, ku buryo urumva ufite agaciro karuta abandi koko Gasuku? Uri uri iki wowe? Umwana w'igikondo, naraye nkubajije ikibazo nakubaza ngo ko wagiye muri Amerika witwa umukongomani, ufite witwa impunzi y'umukongomani, kuki utagiye muri Amerika witwa impunzi y'umunyarwanda? Urumva ukunze u Rwanda, umuntu akunda u Rwanda cyane akarugeza ku mutima no mu maraso, akagera yitwa impunzi y'Inkongomani muri Amerika. Icyo kibazo garuka uba ari cyo usubiza. Reka tubaze twumve, genda arakubajije ngo ni gute waba umunyarwanda muzima ukunda igihugu cy'u Rwanda, warangiza ukajya muri Amerika witwa impunzi y'umukongomani, ugasaba ubuhunzi bw'ubukongomani, ukitwa impunzi y'Inkongomani, ukagera muri Amerika witwa umukongomani, hanyuma ukaburi n'umunyarwanda. Uyu munsi wagira ngo ubone umunyamerika, kuko umunyarwanda butari kubuguhesha. Washakaga iki? Ndacyakubaza, garuka usubize icyo kibazo, ibindi byose bigarukeho mu nyuma.
kuki wagiye witwa umukongomani, wagiye witwa impunzi muri Amerika y'umukongomani, ibindi byose ugaruka ubivuge nyuma, kandi ibyo ufite uburenganzira bikubaza nk'umunyarwanda. Iki ni igihugu cy'u Rwanda cy'abanyarwanda. Niba uri umukongomani tubimenye, niba uri umwana w'igikondo tubimenye. Ubunyamerika bwo nta kibazo n'umunyarwanda yagira muri Amerika akabona ubwene gihugu ari umunyarwanda, n'abakongomani babona ubwene gihugu muri Amerika cyangwa mu bindi bihugu ari abakongomani, ari abaci. Kuki wagiye muri Amerika witwa impunzi y'umukongomani? Nicyo kibazo nakubajije Gasuku, ntabwo uraza kugisubiza. Ngwino baza usubize, subiza icyo kibazo. Subiza icyo kibazo. Umupatriote abari wa wundi nyirizina, ni misiyo hari waguhaye misiyo ngo ugende witwa umukongomani muri Amerika. Ni iki wakoraga kikugira umukongomani? Wagiye witwa umukongomani kubera iki muri Amerika? Kandi ibyo nturaza kubisubiza. Banza usubize icyo. Ubundi navugana n'umunyarwanda, ndavugana n'umukongomani. Umunyamerika byose imuvugaho, kuko umunyamerika n'umunyarwanda mu munyamerika. Ndacyakubaza ibyo bintu nibyo nshaka uzusubize. Usubiza abo tubaza. Harabubwira nanjye harabumbwira. Nakubajije Kasuku wironja Jeskiza Kambare wironja, nakubajije ngo ubundi uvuze ngo uri umwana w'igikondo ukaba warageze muri Amerika witwa impunzi y'umukongomani, kandi ibyo tubizi kubaki abavuye mu gihugu bose. Hari abagera i Bugande bagahindura amazina bakitwa impunzi z'abanyamurenge, hari abagera Zambia bakitwa abanyamurenge cyangwa abakongomani, hari abagera za Malawi bakitwa bo, hari abagera muri Kenya bakitwa bo, hari abagera he bakitwa bo, bagahindura stati ya nationalite yabo y'inkomuko, bakitwa andi mazina. Kandi iyo bamaze kwitwa amazina hari ibintu bagereka ku gihugu kiwabo bakabeshyera igihugu, bamwe bakavuga ngo bahunze, ntacyo bahunze. Aha rero Gasuku nicyo kintu ushaka nguze usubize. Hari n'umuntu umwe w'umuyobozi wanyandikiye arambwira ati, yambwira ati bonjour Pastor Claude, ati ndagukunda ngakunda na Gasuku. Gasuku ikiganiro yagukozeho ntabwo nagikunze, byatumye nawe umusubizejo. Ntabwo mbashaka muri uwo murongo wowe na Gasuku. Ndamusubiza nti bonjour, ndamusubiza nti bonjour, ndamusubiza nti amazi yo ku muhanda yatembeye mu mugezi, amazi yo ku muhanda yatembera mu muferege, wirinda kuyanywa bitewe n'uko utazi inzira, bitewe n'uko utazi aho yatembe, bitewe n'uko utazi aho yaturutse atemba. Niko namusubije. Arasubiza ngo ntabwo we na Gasuku ibyo ari ibyanyu, ibyo tubazi mu sibyo. Gasuku rero nibyo yahisemo. Gasuku ndacyakubaza vuze, bibayemo wifitiye amahoro yawe. Nibyo rero uwitwa Pastor Claude mugira inama, ndamubwira nti no, reka kuvanga amasaka n'amasakaramentu kubera views utaza gusanga wakoze amakosa, kuko ibigarasha biri hariya byo bihari just kubwo gukora deformation, kudeforma inkuru bagashaka kuyigaragaza mu bundi buryo kugira ngo nabo bagira abantu babo bakurikira, cyangwa se bashobora kuba bagira gute, bashobora kuba bakuyobereza abantu babo. So, iyo rero uje ukabifata nta bad intention ufite, nta urumva nka Pastor Claude kwa ko wenda ari ikigoryi cyangwa se wenda ari inzanga, ashobora kubikora yishakira views, noneho bo bakabikoresha nk'inkoni yo gukubita abapatriote bavuga ati singuyu na Pastor Claude aho ngaho rero niyo ndamubwira ni no, ibi bintu byo ni nka cya gisabo, ntukabikinireho jya ubivuga uko biri. Niba ushaka sesengura ufite ubwenge, apana gusesengura just kubera ko watekereje ngo kujya gukora ikiganiro cya YouTube.
nibyo namubwisobanuriraga ariko sinzi ukuntu we nabonye ashaka kubizana mu buryo bwa drama agira ngo ndaza kuza gusubizanya nawe incogozanya nawe. No, Pastor Claude, icyambere cyo nongere mbigusubiriremo, ntago tungana. Ni nayo mpamvu wabonye nanze kukubahuka. Nabonye ikiganiro wakoze wahubutse cyane mu buryo bwo kunsubiza mu kusingana nawe. Ni nayo mpamvu ubona nkirimo ndaguhereza icyubahiro cyawe cya Pastor Claude, nkomeza kukwita Pastor Claude kuko urabizi uretse wenda no kuba tutangana uri inshuti yanjye sinteze no kuzakwanga. N'ubutaha tuzanakorana ibiganiro nzongera ngaruka iwawe madamu wansongera ubugari n'inyama rwose ntakibazo. Nimfate n'igisusa andi nyuma gutya. Ariko yubanza wumva umwandiko ibyo nkubwira. Ubundi ku myaka yanjye sinakagombye kuba ndimo nkugira inama ku mbuga nkoranyambaga. Nakagombye kuba nguhamagara. Ariko ndongera nkareba nk'abandi babivuze. Reka mbikubwirire n'ubundi aho ushobora kuba wagira gute waza n'ubundi abantu bakakugira inama muri commentaire n'ibiki byose zongera zibona ariko wikosora apana kuza guhangana na urabizi baranzi ibyo nagukorera sibyino ndumuriro wokotera kure urabizi Pastor Claude koko. iyo mbona ushaka kwizana mu mwandiko kureba ngavuga ntikasha uyaze byakina nabi ntago uzi ibyo bukira nabyo byihorere gusa nakugiraga inama nka papa wanjye nkugira inama nyine nkubwira nti reka ibyo ngibyo byihorere. Hari n'ibiganiro buri utakagombye kujubarizwamo Pastor Claude. Nukuri kw'Imana hari nk'ibiganiro ngiye nkubona urimo urakora nkavuga nese koko Pastor Claude ajya yibuka imyaka ye, ujya wibuka ukareba kwiranga mu imyaka yawe. Naho ubundi kuza ugakora ikiganiro unyita ngo wironja ugira gute ntaho ubutandukaniye na Bosco Empire wavuze ngo iryo niryo zina ryanjye. Utwo n'utuntu mbagenda ngukubitiramo twa keywords kugira ngo ntugahubagurike. Naho ubundi ndakwemera nk'umwe mu bantu bakunda igihugu cyane rwose pe. Urebana ibintu ukora ari n'abantu badashobora gutinyuka kuba babikora. Ibyo nibyo rwose kandi uranafashanya cyane ibindi bintu abandi bantu bananiwe. Ibyo rwose ngenda nabyemera cyane ndanabigukundira ngira ngo urabizi buri munsi murabikubwira. Ariko ntugahubuke. YouTube ntizagushuke ngo uhubuke utazashiduka wakoreyemo amakosa. Ikindi kandi mu gihe ugiye gukora ikiganiro nguko ntugashake guhita uvangavangamo dosiye z'undi muntu ngo kugira ngo ikiganiro cyawe kibe kirekire. Ibyanjye na Scovia ni gute wabizanyemo? Niho bituruka. Wabikoze just gushaka wenda nko kuba wakwiguriraho inzira ariko yarakumenye yarakuvumbuye. Menya rero ko ugomba kwitonda cyane. Uko ntago uri ahangaha wenda ngo urimo uramuvugira neza n'ubundi ugira hirya ukamupfobya. Kandi nanjye ibindimo ndavuga sindimo mbivuga wenda ngo ngambiriye kwigura inzira kugira gute. Ikindi kandi uburyo uba wabivuzemo ari utuntu ku muntu wiza ashobora kuba yazasenguramo agahita abonamo ko Pastor Claude n'ubundi ushobora kuba ukunda amatiku. Ushobora kuba ukunda amatiku kuko nk'urugero witwa Nyamabondo ejo yarampamagaye muzana live kuri TikTok dore ko nkunda kuba nibereye ndamuzana arambwira ngo waramuhamagaye ngo mukore ikiganiro munsebya. Arakubwira ati reka uwo ni umuriro kotera kuri Jesco z'abipangu uwo ngo sinabijyamo wowe uragenda ujya kukikorana. Ntago giyewe nazanga ngo nshogozanye nawe twaba dutangije intambara itari ngombwa. Kandi ngewe ku bwenge bwanjye ku mashuri mfite ku bunararibonye maze imyaka myinshi cyane muri no mihanda urabizi ko nanjye muntu wakuzanye kuri za YouTube n'ibiki byose suko nakubonanye ubuhanga ubona kubonanye umurava. Niyo wazanye kuri So
ukuvuga ngo ndamutse ngewe ngiye gushogozanya nawe ntaho twaba dutaniye icyo gihe nubwo nanjye wenda mba niyemera ngo mfite amashuri n'ibiki byose naba yose nyashyize hasi no kuba byonyine nkoze kino kiganiro cya kabiri ubundi ni amakosa nkoze ariko abantu bambabarire bayambabarire kubera ko nta bantu bakomeje kugenda babinsaba bambwira ngo Jay Squeezo wa mipangu uze kwihangana ukore nibura ka episode ka kabiri Pastor Claude umwihanangirize neza ubwa mbere wenda ushobora kuba utaramubwiye ngo abyumve ariko ubwo noneho yakoze ikiganiro akongera agakora amakosa umwihanize. So Pastor Claude ndakwiyamye ndakwihanangirije niwongera je vais utiliser les fouets ndongeye kirangwa ntuze wagira ngo Coca-Cola yari ikinize ako nakantu Coca-Cola yari ikinize nakantu mbanteretse nakantu mbanteretse tubishyireho umucyo wa rukundo Pastor Claude ubona nawe avuga ibintu akarengera cyane biba bisaba ko mu gihe umuhwitura ugerageza no kuba wanamubwira ko ibintu arimo reka wenda mbirangirize muri ubwo buryo sinshaka kubigira birebire cyane ariko mba mbivuze nk'uko inkuru zo mu rukiko bagenzi bawe bagiye bazivamo Pastor Claude nabyo uzagira ubivemo ukora ibiganiro bijyanye n'iyobokamana warebwa kandi naho ubundi kugira ngo umuntu w'umugabo ugende hariya ugera aho uzana ibintu byamuya mu maha ugende ugere ukazana ivata uvuga ubusa uvanga ibintu ariko ntabwo ujya unamwara ntabwo ujya unamwara Pastor Claude ni ukuri kw'Imana ngende nkawe rwose naba naramwaye na bino bintu narabivuyemo narabiretse narigiriye mu bindi erega kuri wowe imirimo ni myinshi uracyafite ibigufu njya mbibona ibyo bigufu bimurenze kurwana n'ibigarasha sava rwose urakubita ndabyemera aho ngaho ndabigukundira cyane rwose aho ngaho ukomerezaho ariko rero kugira ngo ujye uvangavanga amasaka n'amasakaramentu ibiki byose ibyo byo ntibikureba bivemo toka weye iyo tuza kuba tungana shahu Pastor Claude iyo tuza kuba wenda tungana cyangwa se wenda iyo nza kuba ntakubaha shahu mba nguterekeyemo akantu karemereye shahu nabonye uburyo wankorezeho ikiganiro gusa cya Pastor Claude ndagikunda pe nacyo kirabizi ko ngikunda ni nayo mpamvu mba nkoze kano kaganiro nyine noroshyamo gake ndabizi ariko namwe muraza kuza kumbwira ngo Jay Squeezo wa mipango ngo kutamuramburiye ndabizi muraza kubimbwira ngo ndagikunda ni ikintu cyanjye n'ijye wakizanye kibazo n'ukuri gisambo iki gisamburo cyitwa Gasuku mwabyumvise ariko nanjye ndagikunda ariko ikibazo kirahubagurika kivuga ubugoryi nta magambo mazima kigira iyo ageze ku bigarasha aho ngaho atanzitse nanjye nkavuga nti sukuma sukuma aho ngaho rwose ni sukuma Kasuku ndagira ngo birumvikana yasabye imbabazi nuko yanze kwerura ko asabye imbabazi yewe noneho nkweruriye nkubwiza ukuri hari n'umuntu umwe mu muyobozi wagusabiye imbabazi noneho ugiye nkubwize n'ukuri nkubwize ukuri nuza mu Rwanda nzakwereka iyo nimero ntabwo WhatsApp izaba yavuyeho izaba ikiriho ahubwo se uzaza Sonia ko yakureze nawe ngo mubo yareze niba yarabyumvise neza ubu uzaza Gasuku uzaza ato we ntabwo uri mu mwandiko warezwe ntabwo we bakureze rata nagira ngo numve kuvuga hanyuma rero uyu Kasuku rero niko ameze Gasuku rero ugomba kugira ubwenge ukagira ubwenge bwimbitse warize ariko kandi kwiga kwawe ari umuntu yiga agaherekeza abandi nyuma yaho rero kandi nkubwire ngo uyu munsi wa none ibyo wavuga byose umenye yuko sakindi ibizabyara ikindi ubumenyi ufite wagezeho
birashoboka ko ubwanjye ukurikiye ubwawe cyangwa se ushobora no gusanga kwazanira kurusha amashuri wakibwawe. Kasuku ujya kwiga ntabwo niganje nawe ngo menye ko warangije kaminuza. Ese Gasuku ubundi kaminuza wayirangirije ubwira abandi ngo warize ngo wagize gute? Cyangwa za segonderi yo warayize Rwamagana ariko kandi ngo wari ikirara ngo wasimbukaga igipangu ukajya kunywa ibigage ukamwizagwa mwarimu akagukubita ibinyafu icyo gihe ngo baguci hanyuma ngo bakagukubita za inyandiko habuze gato ngo bagukubite l'envoyé. Gasu bivuze neza cyangwa renvoyer? Si bivuze neza. Habuze gato Gasuku Rwamagana ngo bagukubita icyo bita renvoyer. So bivuze iki rero? Ariko buriya ngo Imana irebera imbwa ntihumbya. Imana irebera imbwa ntihumbya. Bw'Imana irebera imbwa idahumbya rero niyo yakurebeye buryo ugera muri Amerika ariko utari umunyarwanda kandi uri umunyarwanda wo mu Rwanda ushaka uburyo ugenda witwa undi wundi hanyuma ariko nabyo by the way nabyo ni icyubahiro kuko wabigezeho muri Amerika sindajyayo ibyo nabyo ndabikuba respecting gushyizemo ngukuriye chapeau Kasuku kuba warabikoze nabyo bikemera nabyo ntabwo wabirwanya ariko kandi ubundi bashaka kumenya Gasuku ninde none se kuvuga ngo Bosco ngo yahimbye amazina yawe ngo Wironja none se amazina sa yawe nohereze mobile money. Ese muri Amerika aho uri muri Amerika mobile money hari ushobora kurotira ngo nkohereze byibuza gitanu kandebe ko ndebe munoza kandi amazina yawe nkohereze gitanu noneho ndebe ko gitanu se ya gitanu haryo kirimo amadolari angahera hanyuma rero oyanza yamuhayashe atagira ngo mwiguze uyu mukaritasi. Gasuku rero azi ariko narabyumvise by the way nabyumvise yasabye imbabazi mu bwenge asaba imbabazi avuga kankunda avuga ko ntacyo twapfa avuga ibiki byose so namwumvise hanyuma rero reka Gasuku nanye nkubwire ngo iki nicyo kiganiro cya nyuma ngukozeho nta kindi cya kabiri ariko nagaruka icya gatatu ndahita ngaruka mu cya gatatu. Urumva kuvuga ni wumpa kuvuga mfite byinshi navuga ibigarasha nabonye byasaze ngo urupfu rwa Tom ryabagamba nabonye byasaze none se gupfa rutazapfa abantu bose barapfa uri mu rugo arapfa arabyuka mu gitondo arimo arajya ku kazi yakicara muri saro yambara inkweto akaba arapfuye wabyumvise neza uri mu modoka atwaye imodoka yagenda mu muhanda arapfa uri mu garakaraba ni muri dushe yoga ashobora kunyerera ku makaro agapfa cyangwa se umutima ugahagarara ibyatuma umuntu apfa rero ni byinshi rero nakomeje kubona ibigarasha bibwenura bibwejagura bivuga ubusabusa rero nabyo bizapfa ubusi bigarasha twumva biba byapfiriye hanze byo bipfa byishwe nande so rero navuga ngo ibigarasha nakomeje kubibona nabo ntatekerezaga ko bavuga ubusabusa mana yanjye we. Hari abantu b'Ibugande babiri bakoze ikiganiro hari abandi bo rwose bose b'Ibugande bose nabatindaho ariko hari umuntu n'uwundi muntu kazi hari umuntu n'umuntu kazi bakoze ikiganiro oya nta muntu navuze izina ariko noneho ikosa rihari nukongera gukora ikiganiro cya kabiri bavuga ngo yishwe nande. Urumva ikosa rihari bari bwongere gukora ni ikindi kiganiro bongera gukora ngo ryabagamba ngo yishwe nande se ubusaba apfa bose bicwa nabandi wabyumvise neza nyine. Urumva jewe mu bantu bajyaga bakora ibiganiro bisanzwe nkabafata nk'abantu baraho birere mu biganiro byabyenda gusetsa bari muri showbiz ariko ku munsi w'ejo bakoze ntabwo ari n'amakosa ku munsi w'ejo bafashe intoki zabo bafata mu nsinga aho zicometse kuri transfer ku munsi w'ejo ntegereje kubona ko bakora ikindi kiganiro
kiza kivuga nk'uko bagarutse muri cya kindi. Ubundi nkahita mbaramburira igitabo cyitwa Ivanjiri ya YouTube. Ivanjiri ya YouTube. So rero icyo navuga cyo nuko nabwira abakurikiye Ikaze TV Rwanda bose mbabwire ngo mwese kuwitwa Gasuku ariko wagihamagara iki kibwa. Gasuku wamuhamagara bikarangirira. Gasuku jewe muhamagara ubundi mubaze. Ko jewe hari umuyobozi wambwiye ati wowe na Kasuku ntabwo ari aho tubashaka. Ati byose ibyo biganiro byanyu. Savuze kwa nkunda sikashoje avuga. Bari kuri TikTok. Akaryama ryari muri Amerika se kuba ari injo. Ntabwo ajya aryama. Okay. Ariko afite urusunzu. Abarimo arashaka amakoyini. Amakoyini se ko azamubana azamubana ntuze. Amakoyini ko azamubana agakoyini. Kamubaze. Ntayiriho. Ikindi kandi oya nka Nyamabondo koko ajya kubeshya ngo namubwiye ngo dukorane ikiganiro ngo cyo kuvuga kuri Gasuku koko. Azarinda apfa nuriya mudigi. Azarinda ajya mu nda y'isi Rusororo cyangwa Nyamirambo cyangwa n'ahandi handi atabonye ibyo byatabirebesheje amaso. Nyamabondo azarinda ava muri iyi si ibyo atabirebesheje amaso. Urumva kiriya kiba gishaka views nyine banza wumve. Nyamabondo akora za prank, icyo ni cyambere. Yarabanje akora prank ngacuruza akabari ngo yafunguye ngo restaurant ngo yafunguye ibikije akora prank za Nyamabondo ni nyinshi. Wabyumvise neza nko kuba yarabeshye Gasuku ngo ngiye ngo namubwiye ngo dukore ikiganiro ngo kibaga Gasuku. Ubuse mu byukuri ikiganiro nasaba Nyamabondo cyatuma agiye mvugira Nyamabondo ngo twicare tuvuge kuri Gasuku. None se uko muvuga ku giti cyanjye si muvuga bikumvikana. Gasuku Nyamabondo yarakubeshye ubundi niryo zira kuba rivuzwe na sinakabaye nanavuga kira Gikaritasi. Urumva Nyamabondo rero ntabwo nakabaye nanamuvugaho kukuriya umuntu wese wandarika agashyira hanze ubwambure bw'umugore wiwe. Wabyumvise neza buriya bwambure bwa Nyamabondo n'ubwambure aba yambitse ubusa umugore we. Birababyita kwiyandarika. Birani bya bintu umuvugizi wa polisi yavuze ati nababandi biyandarika hanze aha. Wabyumvise bira rero n'ukwiyandarika. Wese uriye wese uriye neza wese ashirinda ku Karubanda. Wabyumvise neza rero icyo navuga cyo Nyamabondo reka muhe noneho izina nongere muhe umwanya wo kuvuga kuko nubundi aravuga akavugishwa hanyuma gereza yayigize iturufu, igororero yarigize iturufu, kuba yarafunzwe yabigize iturufu, hanyuma niyo mpamvu abwira abandi gufungwa arakagenda noneho azagende noneho azahereyo. Nyine baza wumve Nyamabondo ibyo wifuriza abandi akagenda uhereyo. Ntukagaruke noneho gukina, ntukagaruke kuri YouTube. Ibyo wifuriza abandi urakagenda noneho uhure nabyo bituma uhereyo. Azagenda ihereyo. Guhera yuzi icyo bivuze ni burundu. Byumvise neza kandi natagenda neza Nyamabondo aratsitara ku kintu kimwe gusa gitume yerekeza imageragera. Iki kiganiro abazacyumva nihagira ikiba icyo gihe nibiza igihe bizaba byarabaye bazakata aka video bazibuke ko nabivuze. Simpanuye ibya mukuru nirizinuka riba ryagiye kureba niko abanyarwanda bavuze. Oya ntabwo ari Imana ibivuze.
ntabwo ari Imana ibivuze. So rero iyo wifurije neza mugenzi wawe nawe bucyabwe ya neza nawe ikugeraho. Iyo wifuje ibyiza kuri mugenzi wawe nawe bikugeraho. Wamwifuriza ibibi bya bibi birakugarukira. Wabyumvise neza? Niyo mpamvu rero Kasuku Jesikiza mipango wironja kambare umwami w'indaya. Oya ni indaya abagore se ko abagore se afite abaye urumva. So rero ntatinze muri iki kiganiro Kasuku Noroberi yari yaraguhaye icyuma cyo kujya unywa arakubwira atari kuzajya unywa gikeya ati nunywa cyinshi kizakugirira ingaruka. Wabyumvise neza Kasuku kugira ngo umenye ko nkora ibintu natekereje gerega ndacukumbura wibabazwa nuko nacukumbuye ibiganiro wagiye uvuga no kubwandu uhungireho minisitiri na Scovia waravuze. Niyo mpamvu rero nacukumbuye ndagarura hanyuma nshaka kukwereka ko ibyo byose rero ari gahunda. So shimire buri muntu wese rero wakurikiye iki kiganiro kandi wowe uri kure nawe uri hafi ukora subscribe like na comment. Hanyuma rero ibigarasha namwe murimo muramamaza muvuga ubusabusa mubeshya mubwanuka. Nabonye Burahimu yabwanutse wawe ndi ngo na Apostle Burahimu Mugisha. Hanyuma rero yitwa Bizimana Burahimu yitwa Bizimana Abrahamu Burahimu. Hanyuma ibya Mugisha Burahimu ni izina nawe yatekenikiye Bugande arangije shaka indangamuntu y'Ingande. Ibyo byose rero Burahimu abarimwe aravuga ubusabusa kuko atavuze buriya busa bwe nta kindi kintu yabona. Akeneye views cyakoza Kaizekiel Rukundo niko kabashiye kumugeza kuri kamera ya YouTube. Hanyuma rero icyo gihe nibwo Burahimu rero yahise yabonye butamwa yongeraho ngenda. Ariko ni butamwa yo mu Rwanda na ngendiri mu Rwanda yari mu Rwanda ariko ibugande. Bizimana Burahimu rero urabizi ko turakuzi turaziranye. Ayo magambo uvuga rero ubusabusa. Ese kushima leta ya Habyarimana Bizimana Burahimu kubera iki yo leta ya Habyarimana yakwiciye papa na mama. Leta ya Habyarimana yakwiciye abavandimwe. Leta ya Habyarimana yakwiciye abo muri famiye. Leta ya Habyarimana yabanza abanyarwanda. Urumva iyo leta ushima yisha abatutsi muri 1994 mu Rwanda bagakorerwa genocide yakorewe abatutsi. Iyo leta ya Habyarimana ushima. Dusoza rero Bizimana Burahimu ari we witwa Mugisha Burahimu ntabwo ari wowe ukwiye gushimagiza leta yo kwa Habyarimana kubera yuko ibyo uvuga n'ibyo ukora n'indeshyo yawe intekerezo zawe ubwazo ntugashimagize leta yaguhekuye, leta yakwiciye abawe, leta yisha abanyarwanda. Rero Bizimana Burahimu iyo wicaye kuri kamera n'abaguteza amatwi bose bakumva bumva uri ikigoryi, uri gifobagade, uri kigarasha kibi. So icyo navuga rero ni igiki ndenda kuvuga ndi ibigarasha mwese yo muri mwese ibigarasha mwese ntabwo muzigera mufawuro. Igiswahili bavuga ngo gutsinda ntabwo muzatsinda kubera yuko hatsinda umuntu ufite ukuri, hatsinda umuntu uri mu murongo muzima. Rero ibigarasha mwese reka babwire ngo icyaba cyiza mwese mukwiye gusarendinga mukamanika amaboko, mukwiye gusarendinga mukamanika amaboko, mukamanika amaboko mukavuga ngo dusabye imbabazi leta y'u Rwanda, dusabye imbabazi igihugu cy'u Rwanda n'abanyarwanda bose muri rusange, twarahomvaguritse. Hanyuma y'ibyo magambo yanyu muvuga y'ubusabusa mwese sakindi hari igihe izabyara ikindi. Namwe mwirirwa mubwejagura kuri za kamera ba Jean Paul Turayishimye, banuze ba Roza Marikobwa, ba Mwemayire n'abandi mwese dore mbese you're welcome. Hey, you're welcome my son. Uremewe. Hanyuma rero mbashimire mwese rero, amahoro n'amahirwe akomeze kubana namwe, kandi mwese ibigarashaho muri mwese musinzire muryame murote, nimurangiza kurota hanyuma murote musaba imbabazi igihugu cy'u Rwanda n'abanyarwanda, muvuge muti ibyo turimo twarahubutse, twakoze ibidakorwa, twavuze ibitavugika, abatwoshya bose turabanze turabamaganye, abo barusesa
abo ba rusesa wesi bo muri Amerika babadurama b'ibicucu badurama w'igicucu ubundi kintu nkundira gasuku nuko gasuku na badurama batavuga rumwe niyo mpamvu rero ntashobora gufata gasuku ngo mubabaze cyane kubera yuko badurama hari ya mubabaza amubwira nabi bigatuma nanjye mfata badurama kamukubita kamuhuza n'imisi. So rero mwese mbashimire cyane bwa bucano bw'ibigarasha buvuga ubugarasha bukavuga ibitavugitse mwese umunsi umwe muzakubitwa n'inkuba itagira amazi. Ndabashimiye mwese rero amahoro y'Imana akomeze kubana namwe mwese hanyuma nshimire buri muntu wese ukurikiye Ikaze TV Rwanda amahoro n'amerwe nakomeze kubana namwe mwese kora subscribe na like na comment wowe utarabikora hanyuma twigumire mu mujyo w'ibiganiro byacu. Kasuku rero karibu sana ibihaza hariya narahagurishije gasuku naguza ahandi narimutse gasuku hariya ntuzahasanga nugaruka ariko ndi uruhande rwaho by the way ndi uruhande rwaho ntabwo ndi kure yaho ngwino rero uzasanga aho ndari heza cyane kuruta hahandi hariya narahariye maze kurya hanyuma rero shaka amahandi kandi ngo amavuta y'umugabo namuraye kumubira akayisiga akamukesha. So ndabashimiye cyane mwese rero amahoro n'amerwe nakomeze kubana namwe mwese nakagaruka ciao ciao.